mwaramutse mwese. Muraho mumeze neza? Icyaduteranyirije aha rero ngira ngo mwese murakizi. Microsoft ishami ry'ahangaha mu Rwanda ririfuza abakozi bashya, gutanga akazi ku bakozi bashya. So nkanjye rero ushinzwe kurokita abakozi bashya, ndagira ngo mbamenyeshe nyine mbere yuko tugerana kure tujya kwiringa mu bintu byinshi, ko umuntu ubaye atazi rwose Java we yaba ari guta umwanya we, abe yikuriye make karenge rwose, kugira ngo abandi basigare binyagambuye. Java ko ntacyo nzi, icyo ni igikino n'ubu ndabigenza nte? Baranamenya bakirya bagitera, ariko nta ribi, reka amagume n'ubundi ntacyo mfite cyo guhomba, icyahaza cyose ndagerageza. Kama mbaye nshimiye bariya bagiye rwose ko bumviye batiriwe baruhanya. Hanyuma ikindi nababwira nanone, tutari twagera kure, umuntu ubaye udafite experience yo kumanaginga byibuze abantu 1000, ariko yarigeze agira hakora yenda akabasha gukontrola abakozi 1000, nawe rwose ndumva tutari bukorane, nabe yikuriye make karenge, nawe yigendeye. Byibuze umuntu dushaka no managinga abakozi 1000 kuzamura, ubu ngubu ndumva we noneho twagira ibindi tuvugana nyuma. Ariko ubaye rwose utari muri abo bamanaginze byibuze abakozi 1000 kuzamura, bawigendeye rwose. mwene rubanda kumva ko nigenje, nta n'umuntu umwe ndamanaginga gusa. Ubundi se nimuguma n'iki kibi kiri buje? Reka amagume ndebe, ntaho njya rwose mwene Ruganzu. Good, ibyo rwose ndabikunze cyane. Murabona ko nubwo hari hitabiriye abantu benshi cyane, abasigaye byibuze mufite ubwinyagamburiro. So noneho reka turebe namwe basigaye ko mwujuje ibisabwa. Hano rero kugira ngo usigare noneho mu basigaye, undi abana none badafite diplome ijyanye na management, abo rwose sinzi. Ushobora kuba managinze abo bantu 1000 ariko nta diplome ufite, aha rwose nanone wapi ntabwo byavamo, ntabwo twakorana rwose, ahubwo ba wigendeye nawe, kuko ndumva nta kintu twaba turi gukorana, nta kazi twaba turi gukorana ntako. Kazi kuma nari njyango njyango, kazi ishuri narivuye mu cyaro rwose, nko kuri 15 yagira rindi vuyemo. Akundi simti iki cyo guhomba, akamagume kama mbaye. Well, ni byiza cyane kabisa, ndabona mbikunze. Akandi kantu gatoya rwose gasa nkaho katagoranye, abantu mutavuga ikidage. Erega ora Microsoft ni company ikomeye cyane, ntabwo wakora mu zururimi rumwe cyangwa utazi indimi nyinshi. Muri izo ndimi mugomba kuvuza rero ntihabaremo ikidage mw'abantu. Ikidage kigomba kibonekemo mwe mukizi, ubwo utakizi nawe bari abantu bimucika, bimusiga rwose. Ambo urwanyira rero rurashobotse, nahangaha birangiye pe. Nta n'ijambo nari nzi kuvuga ikidage, se ndabigenza ne? Ariko kama mbaye umwana w'u Rwanda sha, reka amagume n'ubundi ntacyo mfite cyo guhomba. Ndi umunyagihugu mushaka unanyite badman, kamagume ndebe. Mwebwe babiri nimwe musigaye basha? Mubona ngo noneho biraryoha. Mwigire hino mbere icyo mumfasha.
reba abantu bangana kubera mu kamwe muzi n'ikidage kabisa. Okay, reka niko batinjira noneho mwebwe mu nkorera tubaka muganire byibuzeho gato mu kidage numve ubundi akazi rwose mwakabonye kugira ngo n'ibindi bizamuri gukora akazi mwakabonye, ahubwo mwebwe nimunyurizaho ako kaganiro gatoya mu rurimi rw'ikidage ubundi duhite let's jump to the business. Mashallah kafiri. Kavire go.